Hoho kama kawaida, bakunzi ba Gikundiro, bakunzi ba Murera, abakunzi ba Rayon Sport live ndani mu Nzove. Nguyu Abedi Bigirimana mu ntambwe y'intore zira gusobanya, nguyu arasobanutse arakandagira nyamugigima zikumvikana hirya no hino, ibwo atamasimbi bakareba isura y'imisanki yase bakavuga bati uno musora usobanukiwe no gukina muri Gikundiro. Ngo ayikaze cyane aka kanya turi mu Nzove neza cyane kuri wa gatanu kabisa neza cyane, twamaze kwitereka ubundi ngo tubereke ikintu bita iki Abedi Bigirimana muri Rayon Sport. Nako ni ko gatandatu mana nyagasani sinkotore gitangira ikiganiro ndani. Rero nguyu musore yinjiye cyane hahandi bambarira, ubwo niyo mpamvu bwende ni muza tuganire kuri Tuza TV. Hoho hirya no hino aho muri hirya no hino, reka mbaye ikaze cyane, mbaye ikaze bakunzi bacu, mbaye ikaze inshuti nk'amaguru. Ejo abatwari kumwe narababwiye nti kamera za Tuza TV ntabwo ziri buhushwe, ndaza kuba ndi muri tagati neza cyane mu kwaha kwizamu ndetse kandi mu kwaha ku kibuga nkurikirana neza cyane ndebe ko Abedi Bigirimana asesekara mu Nzove. Kuri saa 9:45 nibwo ikipe ya Rayon Sport igeze mu Nzove neza cyane. Abasore baratambukana ikizere, umutoza Lotfi Azuzu azanye nabo mu modoka, ubwo reka mbanze mitembere kukuntu bamaze kuhagera. Ese tayari kumwe natwe kora kuri subscribe ndebe ko bishoboka, ubwo bayikozebo ndabashimira cyane. Nguko ku modoka ya Rayon Sport mu byukuri iserutse hano mu Nzove kuri wa gatandatu tariki ya 26 z'ukwezi kwa 7/2025. Nahisemo kubagirayo cyane ntitaye kuri rizuba n'ubukana bwaryo, ndavuga nti bakunze batuza TV mbashifitiye umukoro ukomeye wo kubereka uko ibintu bigiye kwa bigenda. Abedi Bigirimana kandi nabwo nshimira cyane bwana Twagire Stade President Rayon Sport, ejo aratwibwira ati uyu munsi arabahari ngo papa yasohoka mu modoka, ngo umusore witwa Patient kuriya n'abasohoka neza cyane, Eliga Nijuru ngo yarasohotse neza cyane, yitwa Chancelo Dong Ming ngo asana na Innocent barimo barasohoka cyane. Abasore kabisa ku kizere cyinshi, Sefu niko asohoka na Richard ngabo murabona neza cyane. Abasore barimo Yves goalkeeper arasohotse, nguwo Rivaldo arasohotse neza cyane. Nizere ko mamu wabona neza cyane nguwo witwa wa musore avuye ejo bundi muri mu ikipe ya Emery ngo Tamwe arasohotse, ngo musore babari kumwe ngo Mr Oleshinika zizi kulanya basane. Abedi Kizigenza asohoka mu modoka neza cyane, ari kumwe na Fupi ndetse na Paul Sindi Jesus. Ntabwo nibagiwe cyane Serumogo ari Omar, ntabwo ndi kwibagirwa n'abandi basore batandukanye. Ngaho nguko rero mise nihuta cyane abanereka nkurikirana umusore, ubundi mitambere ko witwa Cher Mohamed Cherry, nguyu neza cyane aratambuka n'uwitwa Shadrack Bing Bello. Oh my dear Lord, don't miss everything here kuri Tuza TV. Ntubura kana kamwe, ntucikwe na kamwe, ubundi tube tuganira kuri sports update by'umwihariko muri Gikundiro. Mwabona neza cyane ko namaze kujya kuri pitch, ariko aya video, iyi video nayifashe mu minsi ishize, nuyibonamo ntuze gutangara, ariko nanone no kujya mbe nkuganiriza kuri Rayon unareba imyitozo imaze imisi ikora uko imeze. Ngo ikaze cyane rero ndi mu Nzove aka kanya kuri mikro na kamera za Tuza TV, nawe ngo ikaze aho wibereye aho ngaho. Uyu ni buri mu kazi ugira akazi keza, niba uri muri weekend uri muruhuka komeza umererwe neza cyane. Twe twiyemeje guha amakuru, ibindi byose ni amahitamo yanyu kujya murushaho kugenda muryoherwa nuko twinjira. Kandi abashyana maze kubaha ikaze mu muryango mugari bakunze batuza TV, mbona no kubashimira mwese abakoze subscribe kuri channel yacu. Niba nawe dukurikiye utarayikora cyangwa rwa mbere tubonye, menya ko ageze iwawe amakuru imikino kandi agezweho. Reka nkusabe kugira ngo urambure ikiganza cyawe kure kuri subscribe, ubundi byose bigende neza cyane. Imana nikumira umugisha wowe udushyigikiye kuri subscribe kabisa. Abedi twamuhize igihe kinini, twamutegereje igihe kinini, nguyu muramwiboneye ko ahasesekaye. Ubwo rero mukorere like kandi ni ingenzi, hanyuma kandi comment yo kujya utubwira uko mu byukuri wakira ikiganiro cyacu, nayizi tuma turushaho kugenda tubona ibyo dukwiye gukosora mu gihe gikwiriye. Mbaye ikaze, nitwa MC John Brian. Iyi ni Tuza TV ukurikiye nawe kandi nivizere ko umeze neza cyane. Twinjirana mu kiganiro neza kugira mbahe zandani muri Rayon Sport mu byukuri kuri program maze kumenya aho ngere hano mu Nzove. Wowe ntucikune umunota n'umwe, byose uragenda ubibona neza cyane. Niko kandi tugendana na company ikomeye cyane yitwa USB, yitwa Unique and Special Brand. Niyo company yonyine ikugeza icyo bita electrical and networking equipments. Abangaba ni umugabo witwa Regis n'umufasha witwa Fanny, bakora mu Kiro ka Gisozi, bacuruza ibikoresho byose byaje n'amashanyarazi ndetse n'itumanaho. Babaza ama CCTV cameras benstari wawe cyangwa ku kazi, ukajya basha gukurikirana ibihabera wibereye aho uri hose kuri smartphone yawe.
bakugisha nuko bikoreshwa by the way ntugira ngo bari kwigisha gusa bakakunaga. Bafite amatara y'ubwoko bwose yabamwe yo mu nzu meza agezweho, amatara umuntu areba kumva kabisa avuga ati umwana w'umuntu yarakoze yarema. Bafite amatara meza cyane yo mu masara asobanutse, bafite amatara yo ku bipangu, bafite amatara yo hanze ku mihanda, bafite amatara muri jardin, bafite ama snake light y'ubwoko bwose andi ama waterproof. Nzabereka video ibigaragaza neza cyane, imushyira muri piscine ikabisa neza. Abasirimu bose basobanutse mujye mubabona neza cyane muri piscine zanyu zisa neza cyane amabara atandukanye. Bafite kandi ubwo wumva n'utubari n'amahoteli n'abarabuye, bafite bya bikoresho bya byuma bikura imwotsi mu nzu cyangwa mu gikoni. Ubwo niho nshatse kuvuga hahandi uvuga uti noneho hano ibintu byose biri ruzungu cyane. Kwa Regis Mugakiro kagisose muri USB niho nyine ushobora kubona insinga za original ama interrupter ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ngo nagwe gate controller hamwe kandi telecommand gate yakifungura neza cyane. Ngo nagwe haye imirinda nkuba, ngo ino baguhe ibikoresho byose byanye n'ikoranabuhanga ariko mu mashanyarazi by'umwihariko ndetse no mwitumanaho bibarize muri USB kwa Limited. Kubundi busobanuro ushaka gukora delivery cyangwa kumenya ibyisumbuyeho, nyarukira kuri nimero yabo bahamagare kuri 0783 72 bitise unabasure kuri channel yabo ya YouTube bitwa USB TV. Neza cyane, mbashimire cyane Regis n'umufasha we n'abantu bataramu cyane, baranagupakirira kandi kungana yose ushaka, bafite stock nini cyane. Mbaye ikaze cyane rero, reka tuganire kuri Gikundiro muri iyi minota. Kipe yitwa Rayon Sport irimo iritegura imikino itandukanye igiye kwinjiramo. Mbwire bakunzi ba Tuza TV ko nta muntu umwe kwiye gucikwa n'umukino wa Sport izakina, haba ku munsi w'ejo i Muhanga tuzaba tuhabaye live, muzabane natwe ntimuzacikwa n'akana gato. Ndetse kandi kuva ku itariki ya mbere irabitanye cyo bita Rayon Week, abareyo baregerezwa ikipe yabo, namwe mukomeze muyegereza akanyenyeri. Iki kintu mujye mugikora n'umutima nama wanyu, ntabwo mbibaforusamo, ndabizi ko mubikora mubikuye ku mutima, no bidakundira ni ikibazo cy'ubushobozi gusa. Nzi neza yuko iyo bikwiriye cyangwa se ari cyo yabonye yayikandira akanyenyeri rwose. Rayon nta mutima mubi, mvugira uti Gikundiro nta mutima mubi. Asante sana. Ubwo nawe ndabizi ko wamaze gukora subscribe kuko nta kuntu wabimbwira gutyo muri comment utarakoze sub. Imana ibishimire cyane. Iyi Gikundiro rero urabona ko umutoza arimo kuba abakinnyi agenda bakamuramo ikintu bita ikintu bita ibintu by'imidanyangwe, ibintu bidasobanutse. Arimo arabakamuramo ikintu bita donc ubutesi. Arashaka kubakamura kugira binjire muri championnat mwaka utaha bameze neza cyane. Ariko mbere ko binjira kuri championnat my friend, reka maze mubwire ko bagiye gutangira Rayon Week, bagiye kwegerezwa ikipe yabo. Abare bagiye kubona ikipe ya mu karere ka Nyanza. Mu byukuri ejo tuzaba turi Muhanga mu karere ka Nyanza ni ku itariki ya mbere. Rayon Sport bibwo ashobora gukinira match na Gorilla. Ubwo amakipe azakina na Gorilla harimo Gorilla na Gasogi, hanyuma ikazahita ikinana n'ikipe ya Etincelle mu karere ka Rubavu. Ndumva ku itariki 9 z'ukwa munani nzajyana mbibabwiraho neza cyane kandi ubona muri video zibanza nagiye mbivugaho. Ariko iyo Rayon Week Rayon Sport zakinamo imikino 3 noneho iri official, ariko uwejo ntabwo ubwo sinkubaze. Uweje Muhanga izakina AS Muhanga ejo ku cyumweru, nzaba mpabaye rwose, muzabane natwe pfa ko waramaze gukora subscribe kuri channel yacu. Hanyuma kandi ubwo kandi nanone yitegura kujya muri Rayon Week aho ikipe ya Rayon Sport izakina imikino 3 nkuko mbikubwiye. Mbere ko yinjira ku munsi w'Igikundiro nyirizina, abakunzi ba Rayon Sport bose bari gushishikarizwa gukomeza kugura amatike, bayagure ku bwinshi, bagure baganira. Ikipe yuzuze stade ku nshuro ya kabiri. Aya ni amateka yihariye, ni amateka y'umukunzi wa Rayon, ni amateka ya Gikundiro, ni amateka atajya ashidikanywaho n'izindi zigera imbere zikavuga ziti kubijyanye no kuza stade much respect, kuko Rayon Sport yonyine yabikoze, nta yindi irabasha kubikora. Yarayikoze kandi gakoryo kwerekana Bedi Bigirimana muri stade Amahoro ari hafatira amafoto. Mvugira uti nanjye ndireyo, nanjye ndireyo. Hanyuma urabikora unyereka kuri comment, unyereka kuri subscribe, unyereka umbwira uti kabisa na like namaze gukandaho neza cyane. Ubwo ariko bakanzeho ntibongere kuko uzahita zivaho. Imana ibampera umugisha. Hanyuma rero nyibabwira ibyiza by'imurera, nyibabwira ukuntu ikipe ari isasu. Munyemere mbere uko ninjira kuri Bedi Bigirimana usesekaye hano mu Nzova kakanya ngiye kwereka mukendaza kubereka indi video yiwe mu byukuri ari mu myitozo. Reka maze mubwire ko umugabo witwa Niyonzima Claude yafashe ibanza agurisha n'amaza agurisha ashyira kuri promotion. Mutero bimeze bite? Uyu mugabo Niyonzima Claude aguha ikibanza kiri mu miturire muri R1, ubwo ubyumva ahita byumva neza. Akavuga ati noneho umuntu wese ushagura ikibanza gahunda twagira ubutaka reka nyimugeze mu biganza. Mutero bimeze bite? Uziho kuva kuri miliyoni 2.5 kugera kuri 5 ubona ikibanza mu Kabuga Kamusha, ubona ikibanza ahitwa Mbabe, ubona ikibanza za Masaka, ubona ikibanza ku muhanda werekera kuri Muhazi mu Burasirazuba munsi neza iruhande rwa kaminuza Yereka. Uzi kubona ikibanza ahantu hateye hatandukanye my friend.
reka nkubwire rero ndaje guha nimero yiwe ubundi kugira ngo ikomereze amakuru ntakugoye, ariko ni Kayonza munsi ya RIB hari ibibanza byiza kuva kuri 5 kugera ku 10 kuko ari binini cyane kandi ari mu mujyi. Hariya wabonamo ikibanza cya my friend, genda ugura ikibanza gahunda twagira ubutaka kugira promotion batanze itagucika. Reba hano kuri muhanda uzamuka igikondo, uri igikondo ku muhanda werekera uzamuka ara hejuru bahita gute this way, hano hejuru ku musozi mbana bifashe mu mutwe none mwenda biracika. Aho hano hari ibibanza byiza cyane biri kuri promotion ya hatari, baragubira ngo ngwino mugure muganira. Ikintu gikomeye ni kimwe, reka ngwene nimero y'uyu mugabo utaza kugira niyo amagambo yanjye ya Brian adafite ibikorwa. Oya, mba natumwe n'umuntu w'umugabo kandi nawe akantuma kugira ngo mutumikire. 0783165113 0783 3165113 yitwa Niyonzima Claude, afite n'amazu agurishwa n'akodeshwa birumvikana, akaba afitemo nyine amaparitemo n'amamezo de passage byose bimubaze, ubundi mugure muganira gukora imitation kandi wanakwishyura mu byiciro. Iyo promotion nayo iracyahari make we nuko reka negarukire kuri Murera kugira ngo ndusheho kugenda mbabwira ikintu bita laha na kalaha kuri Murera kabisa. Ivumbi rya hano rimere nabi, niyo baratumijwe ryanjye riba nabi, ariko ndaza kurikosora kugira hano rwose ivumbi rihari ubisikana n'imodoka ugahita uburi gurengero ukabanza ukavaho ivumbi rigatambuka. Biba bihari ariko tugomba kubikurikirana. Iyi Gikundiro rero ngiye kubagezaho mu by'ukuri, ngiye kubabwira amateka yayo make, ariko mu ncamake ngiye kubabwira ko ari ikipe yavuze 6-3 yitwa Imirasire, ariko 6-5 6-5 yitwaga Imirasire, hagize 6-8 irabatizwa yitwa Rayon Sport. Ahese amateka yayo reka niyo gutinemo amateka, mbaza mubwire ko Abedi Bigirimana ageze mu Nzove, agiye gukora umwitozo wa mbere muri Gikundiro. Ndamubereka neza mwambaro w'ubururu n'umweru awambaye cyangwa umweru wiganje nk'uko mubona aba basore bambaye. Mwibutse ko aya mafoto nakoresheje cyane aya mavideo nayo nafashe mu minsi yashize, ntagire umuntu ucumuzwa nayo ngo mbereke naberetse ubwashize. Oya, kugira ngo mbone ukuntu mbihuza n'abaganirire. Ubwo Abedi Bigirimana igishyitsi nka cya kintu nka ntare y'umuryango wa Yuda, byiteze ko azaba ahagaze ku 8 wa Rayon Sport, agenda ari box to box, yataka anadefanda. Reka turebe ko azabikora neza cyane. Abareyo barabizi ko yabahenze kuri miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka umwe, kuri 1500 cyangwa se miliyoni n'igice azajya ahembwa buri kwezi. Ubwo se simbaye amakuru. Abedi Bigirimana rero ndaje ndekura itozo ubundi mukanya mbahe video yiwe, kurikira urebe ko wabanye natwe naho mukanya.